akantu keza cyane rwose kazatuma mubona munyi nakajambo keza karaba gasize umuntu ni keza cyane rwose mwe mubwiye mukuraho uwo mutambiko wa toilette atubwira akajambo keza numvise nakuna urwo rubari ni byiza cyane rwose ijambo ngiye kubabwira none mutega amatwi mwihabangure mbabwire muri bigori Katonda wanjye nyine muko kiranwe gahinda kwambara ukabyukana kwa kabiri cyumweru kikurengeraho kigafite ubundi so mukobwa yitwa ngo yitwa Lisa uje Niko mugiye kagenda amatwi wa mbesiro rero nambere kandi cyo gira icyo tubwira vuba vuba kwigendere kuko twakwiyama uzi cyo nababwira cyo muri ibigori ari bobo basara mwiriwe twabara kwirirwa gute kandi tugiye kwiririrwa zindasa so yaranguze ntabwo yakubuza kungu tujye kukugura reka ye agurwe buje wasayo ariko muko rero nambere ko batinda warobo ugiye gutukana ndi gutukana mukarage ako muko aho kuri mukaragenda gushigikiye kuko iki nanjye gikirabona ndi kibiri cyenda gutemba se waruzingo ako muko nanjye ndagushigikiye ni karakanu kiro umva mubwira wagihushi gihushi niso ariko nye naso nanye ku mu gitanda tsinda buratukana wagira nta wundi mushinga bwakora hanyuma ibyo tuvinda dukora mbere na mbere ka tukubaze tuvuga ikintu kabazwe ibibazo udafite ibisubizo wabarizo waziha akantu karadidina wagiye ugereza tukavuga neza avugisha ndi birenge kavuga idahiye wambesire atiyo mwimihambika kaguzidebe zo muzana igenda hanyuma turava mu nzira tujye nanga n'abantu twe twice baba ahantu muhanda uje kudusubiza utatureba ase wagize ibanga wagize base nanye nkabanza nkabo ako biratangiye ko duhoze turi inshuti ndi inshuti n'uruzingo ni inshuti y'abakobwa beza ahubwo umufuka w'impiri wanjye jyawe nkiyanga tayari uruzingo rutangiye kumaka tayari mu matako n'amaguru gakubitwe n'inkuba kicwa n'uburo wanyarutwewe gafata intwari rya kinyamtende gahomba ubwirero bwo ku kigo cy'amashuri ya primaire jyawe nawe urakabiriza uburwayi bw'imvunja wabucira ugahita wakirwa n'ubw'ibihusha hanyuma se ko warwaye bwacyo ukayikira icyo urwaye sida ubungubu ntiwumye nyine ntuhagaze hanyuma se ko wenda agenda arwaye sida ngakomeza kuba muremure wagira ngo mere nkaye mugufi wishwe n'imbasa reka icyo cyanyica cyose icyankwedura ngo kingire nkawe gira uti ntabwo cyagukwadura kikugira kazinga mu bwonko kazinga mu mutwe ubundi simona ni gake kameze nka bire y'igororo niwe kazingama mu majyepfo ako biratangiye buriya mu majyepfo ni iki gikorwa kiranutse buriya mu majyepfo ni ubugabo bwawe bande ndakubaza muri make bishatse kuvuga ngo bwarazinga ako sundi wagakorwa ni iki ruzinga muko sindi uruzinga ariko urakazinga hanyuma se icyo utavuze n'ibiki nyine ko mubwira ngo ntabwo ndi uruzinga ugakomeza ukamubwira ngo ndakazinga iki gituma utabyemera kandi nawe ubizi neza kuzinga icyambere kumenya ko please sindi uruzinga utari uruzinga watuma ibiro bine uri umuntu ushaje mu buhe buryo icyo nshaka kubaza ni ubundi hano uje kutubaza kutubangamira ko ari twifite umutuzo ari inshuti n'iki kigo gitwapangaga business uzayipange naso nkiyame iya misazi kaguca amazuru wanyunganiye tukabaza kanu kagaba ikintu katubaza wanyunganiye tukakomeza tukamubaza kareka kuzamura umunwanga aratamukoshora kunyunganira nkabaza kanu kagaba ahantu wabariro mwabajidanye niyo mubishaka turashize aho mva umuntu urimo urashyigikiye nakubye mu nzibeho nacyo gikirasobanura ni ikibindi kijya gutemba ishyigikirwa inkono ishyushye wambesire mbesire ni bene wanyu ariko ukaba shefu zikuriye abari muri teragateka basi muko sorry watubwira kuri neza ikintu wadushakiraga icyo nabashakiraga ni uburaya ukaza agahanga mu mayi tukabyikana amaguru yonyine ariko ni wowe ubiza waretse umukobwa akatubwira ikintu yadushakiraga icyo nabashakiraga ni uburaya n'ubundi kaza akavuga mu isekuru wambesire ese kundi ukantumbiwe kandi atari njye ubashaka ari uw'abantu nise kuba yawe dudutumye ninde wakubwiye ko twe twicanga turi indaya none mwicaye murinzi iki muri abanyezamu cyangwa amafoto turi gupanga umupango w'abantu bose bacanga tubanze turebe vuga ngo mubanze mubibe ninde muri bubasha kwibasa ko uyu munsi bose babahagura hari waje kwiba kwa sosi wahibatse uko ubizi ubwo rukaba rutewe n'iki sidukwiye guca amadirishya wihata ntujye kujyaho ngo uhaka ibyo bavuze n'ibyo ujya kwiba kuri cya gipangu kiruguru yo kwa murokore wacukuye umwobo bakagukubita ibintu by'ibive danje mu maso akaba niyo mpamvu isura yagendera hanyuma babaye akazingo kuye mpamvu ikintu cyatumye mbura uruzingo uko rutosera mu mwobo kurenda inzoka nawe ntagire ikintu urenzaho niko bimeze ubwo urumva ni kimwe kimwe ahubwo wowe wabaye indaya kuyihe mpamvu ako se wamugana wabaye indaya kubera have muri ako kaganza imbere kameze nk'akingugesha nawe se ubundi ugira ngo buriya kuba indaya n'amaganya wagahunguwe ntukomeze kumenyera karana n'amaganya ntukomeze kumenyera umukobwa nawe kararuganya w'inziba ako kazi ibindi bayi wagihusha gahushurwa n'umupanga se ugakubitwa icumu mu kabuno reka mbwira ngenda nkubwira
umukobwa tumukorera iki gakore guhindura ambesire umukorera iki zose urabona ashaka kwikorera uko tuvanga tukigendera nubwo ukomeje kuno ndetse ngiri muri mudo guto gatukuza umwa muziko tugende papa nisugende burundu wisi urahanga gukora iki ariko reka mbabwira muri abahungu mbabwira ijambo ryiza cyane rizatuma mura munanyibuka wabyumvishika atangiye kugira ubwenge atangiye kugira ubwenge none bagiye kutubwira akantu keza muzako nkura kaboko wajyaho nta kinkoko arata muko tubwira ko kantu n'akantu keza cyane rwose kazatuma mura munyibuka n'akajambo keza karaba gasize umuntu ni keza cyane rwose mune mubwiye mukuraho uwo mutambiko wa toilette atubwira akajambo keza numvise nakuna urwo rubari ni ryiza cyane rwose ijambo ngiye kubabwira none mutega amatwi mwihabangure mbabwire muri bigori Katonda wanjye ari ubobo bagiye pabidinze nyine muko kiranwe gahinda kwambara ukabyukana kwa kabiri cyumweru kikurengeraho kigafite salama mwana mwana hano haruguru muye n'umukobwa ibyo ngibyo kuba gakobwa imereka kubitwa n'imwe ibyo ngibyo kubiri kutubwira ko uya n'umukobwa ibyo ngibyo nago biri akoze mwanditse n'ababwira kabwe inkuru mbi ambesire uraza tubwira iki ubundi so umukobwa yitwa ngo yitwa Lisa uje Niko mugiye kagenda amatri wambesire worakina n'umukobwa uriya mukobwa ashobora kugufata akagutondetsa akaguturutsa hasi akakugeza hejuru ubwo wowe ugahita wiyama ujye ushaka no guteshyira mu mugore ikirigena ahubwo n'ujye ujya no gutekereza ibyo ubanza utekereze kabiri ava wikuru agatafari kawe nawe rero na mbere kandi gira icyo tubwira vuba vuba twigendere kuko twakwiyama uzi icyo nababwira cyo muri ibigori ari ubobo bagiye pabidinze none se muko nzira ukarya Katonda wanjye ndikwitekerezaho mwana ndi bize mwaramutse neza abuna mwese mwese mukina komedi ko nabumvise kwabwira neza byose cyo kintu cyamere kwisi kibabangamiye mwaramutse ako muyobozi twaramuka wazi bari Katonda wanjye ariko akagabo kandi inyuma kanzibyeho ese muyobozi ikibazo ngiye mfite utu tugabo turi hano ejo bundi igihe twari twakoze inama ko twifashe tukagenda tutumvisha ibyo batubwiye ukansigarana ugashaka kunca amafaranga yose buri wese amafaranga ari gutanga agomba kurenza 10,000 cyane cyane n'abacumbikana byimenyereye ndi kuvuga nibyo mugomba kuyatanga 10,000 muba mugomba kuyatanga yakugendesha gahanga se bagiye ataraho biteye baterwa amasamu kanwa sha ako mwimbiro uzi kuri ari umuyobozi wari umuyobozi nge nago ndi umuntu ayoboye akuburisha wararezwe cyangwa warorowe nkuko se yakoroye karyasi no muco uri inshuti igeze ufura gati nagira ngo warare muri bato kurira mu isogisi ako muyobo urakomeza gukomeza nuko twazi baba bakadukoresha inama tugataha mbese mfite ikibazo cyanjye kiragira kiti wazi ibyo baguhaye ijambo ariko karya ubundi nzakura ryari wakuriye mwirimbi cyangwa wakuriye ikuzimu muri aho hose wakuriye ubu karyasi bwaragiye burakokama neza bukukuriramo uragenda ubiyongiye none n'umunwa nawe wabaye muremure umera nk'urubende zibaho ngaho twumva inama ugakora na satana akagucica gitwe cyawe wamuhirimbiriwe ariko tugomba twinsingo turi nyuma yanjye tumeze nk'inyorogo to twazibye ubwira wakagabo ubuvuga bose ndakeka ko ngiye ntari n'intungutu nyine negeranye na abanya ari wowe shaka bafite umutwe umeze nk'igorori ariko nawe uru ruzingo rw'umunyarago togatsinda ariko nawe si tugiye kwirara aho tuvuge wikoreye bisi hejuru urimo satani cyo ntago ari umutwe ni bisi yigendera wamuhimbira wa n'isi nk'igitera waziba tugatangira inama ahubwo se muyobozi wafite agatwe kabumbabumbye wagira ngo nakumuhirimbira wowe wazi ukatubwira ibyo tugomba gukora muyobo ntago ari wowe nabwiraga dore n'uyu dore satani satani kwa jina la turashize